hari ukuntu umutipe umuhakanira ikintu akahita yivumbura akajunjama mudi kagenda ubwo niba mwarimo no kurya akahita arajugunya iyo kanya aba ari kukumanipula ni manipulation kugira ngo uvuge ute rero it's okay nyine kurakaza umuntu aho kugira ngo uze kuregreta. Ntekereza ko nyuma yo kwiga no kuvuga oya twagakwiye no kumenya kuvuga no kwakira oya y'abandi. You know nimba umuntu akubwiye umusabye ikintu umusabye service umusabye ibi nibi akakubwira ngo oya twebwe ubwacu tuzi kuvuga oya cyangwa turi kwiga kuvuga oya natwe tuzi no kwakira oya tubwiwe kugira ngo umuntu nimba akubwiye oya wumve ko ibyo wamushakagaho ntabwo bikunda kandi simple as that. Kubera ko nawe bizatuma bikorohera kubasha kubwira oya umuntu kandi ubizi neza ko nta nundi mutima muba kugaruka icyo kintu utacyumvaga kuko ushobora gusanga nanjye ndi muri oya ariko umuntu yambwira oya one day nabwira umuhungu ngo ndamukunda yambwira ati hoya sinkeneye gukundana nawe nkahita nimanika mu mugozi. Alright.